Amahoro y'Imana nshuti muvandimwe, amahoro y'Imana we wakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Nizere ko umeze neza, Nyagasani Imana akomeje kuguhaza agahaza n'indoto zawe nkuko bisanzwe. Nkuko mubimenyereye rero tugenda tugana ku bintu byinshi, amakuru atandukanye abagenda cara menshi tugenda tubagezaho, haba muri politiki, haba muri showbiz, ndetse haba no muri sport. Uyu munsi rero nago nje kubabwira ibintu byinshi ngo mbatotesha amagambo cyangwa ngo mvuge ibindi bitandukanye n'ibyo nsanzwe mbabwira. Uyu munsi murabizi ko muri no minsi murabizi ko gare ya Nyabugogo haberamo ibintu byinshi cyane, abantu muba mu nce zitandukanye z'igihugu mutagenda mumenya, kubera ko akenshi uhaca wigendera, ukahaca utegereje imodoka, wowe ntumenye ngo ni ibiki biba biri kugenda, cyangwa se bakanagufata rimwe na rimwe bakaba banakuyobya bakakujyana mu bintu biterekeranye. Uyu munsi rero ngiye kubabwira bimwe mu bintu bibera muri gare mutajya mumenya, kubera ko muba mwitambukira rimwe na rimwe bakagutura ntubimenye. Dore ko binavuga yuko muri uku kwezi, muri uyu mwaka ishobora kuzahavanwa bikimurirwa ahandi mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bayivugurure. Tugenda tubabwira mu byiciro, hari part 1 kuzamuka kugeza kuzageraho tugera tukabirangiza, cyangwa se ukaba nawe wamenya amakuru y'uburyo wakwitwara mu gihe ugezemo, ukamenya aho barize ikintu, ukamenya uwo ugomba kuvugisha n'utagomba kuvugisha. Mbere na mbere tugiye kuri part 1 tugiye gukora niba ari abantu bitwa abakarasi. Bariya ba mbere murabizi ko habaga abakonvoyeri bagenda nyine babyigana bashaka abagenzi. No mu majansi rero abakarasi barahari. Reba iyo winjiye muri gare ya Nyabugogo, ubona ko hari abantu baza bagufatira ku marembo ya gare bakubaza ngo ugiye hehe, ugiye mu yihe ntara, ugiye mu biki, ugiye gukora iki. Bariya babagira ngo nabo babone amaramuko, kuko babikoze umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 6 ari biriya bintu bakora byo kugufata wowe. Nimba ugiye mu ntara, ugiye mu karere runaka, ugiye Rwamagana, ugiye Kayonza, ugiye mu majyepfo se, ugiye za Shyorongi, ugiye za Musanze, yagufashe akakujyana akakugeza muri agence runaka ugiyemo, hari ibiceri 200 bamuha ibiceri 200. Ibyo biceri 200 byitwa hash. Ibyo biceri 200 ku mugenzi bitunga umuntu, bikamuvana kwa mbere, kwa kabiri, umwaka ugashira, 2, 3, 5, 6, 7, imyaka igashira ikarinda igera no kugeza n'ubu ngubu akikorera muri gare kubera ibyo biceri. Naza kugana rero koko haba harimo abajura, harimo n'abazima babaje kwikorera amafaranga yabo. Ubwo rero nawe wowe icyo nakubwira nk'umugenzi uhaje, wowe uzajya umufasha, ugende umufashe akugeze kuri agence. Wowe ucunga imizigo yawe neza, ufate imizigo yawe neza, uyicunge nk'uko bikwiye, ureke kwita, wowe ushyira ubwenge wowe ku bikorwa byawe uri gukora naho uri kujya, kuko abenshi bagenda bagusaka. Iyo babona nawe uri indangare bagenda bagusaka, ariko menya ko biriya biceri 200 bamuha bya hash kuri agence runaka biramufasha. Haba harimo abatunze imiryango yabo, haba harimo abafite abana biga, haba harimo abakora ABCD. Iyo atwaye abantu se, iyo afasha abantu, tuvuga abantu nka 20 ku munsi, amafaranga se yabona akashobora agatanga iposho mu rugo, ndetse akabasha nawe akaba yabasha kugira icyafasha umuryango we. Part 1 rero, part 1 dutangiye uyu munsi, tuyitangire nyine kuri abantu bita abakarasi na biriya biceri bagukuraho. We ntazakwishyuza, uzajya umubwira ati ishyuza nyiri agence. We ntago agomba kukwishyuza ngo yakuyoboye ngiki n'iki, wapi, nta mpamvu. Ahubwo wowe jya umubwira turakoze, hanyuma amafaranga abari buyagenerwe na ba nyiri business, cyangwa se bariya bafite agence zabo, nibo baba bari bubagenere ibiceri 200. Hari naho bishyura 500 bitewe n'uko abagenzi babuze. Ariko mu gihe cy'abanyeshuri iyo bari gutaha cyangwa mu gihe cy'iminsi mikuru ntayo batanga, kuko abagenzi baba bagenda bizana.
babizana bazi aho bajya bazi n'ibyo bari gukora. Iyo yari pati 1 rero ivuga ku bakarasi. Tuzagende tubabwire no kubazunguzayi, tugende tubabwire no kubacuruza amantibroke n'amaposhete, tubabwire no kuba barimo bacuruzamo bushera, tubabwire umva n'abariya bose b'abashoferi ibyo baba bakora, gupakira imizigo, uburyo baca amafaranga n'uburyo babacaginga. Byose nibyo tuzagenda tubabwira muri pati zizakurikira. Nize komeze rero neza, ukore subscribe, Nyagasani Imana akomeze kuguha ibyo uhaha ukaronka we n'umugisha wawe. Ukore na share, ukore na like. Pati 2 naho ubutaha. Murakoze, Nyagasani Imana akomeze kubandebera icyoroshye.